ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amen. Bakristo bavandimwe, kuri uyu mugoroba tugiye kuzirikana isengesho ry'isaha ntagatifu y'ukwezi k'Ugushyingo. Dore umuntu wababaye bikabije, Yezu Umukiza wihishe mu isakaramentu ry'Ukaristiya. Dupfukame tumusengere muri iryo banga ry'icyubahiro cy'uwatsinze. Niba aje adusanga, abigirira urukundo adukunda, kuko mu ijuru ahafite za miliyoni z'abamarayika bamugaragira. Nimumurebane amaso y'ukwemera, ari hafi y'imitima yacu, kandi aratwihishurira nk'uko umunsi umwe yihishuriye umuja we Marigarita Mariya Mutagatifu, atabengerana ikuzo, nta mitako, ameze nk'igicibwa cyangwa utotezwa. Umutima w'abashenguwe n'intimba, ishavu n'agahinda, amaso ye atembamo amarira. Arashaka ko ubusitani bw'ituze n'amahoro, kugira ngo asenge mu gihe cy'ububabare bwe bukabije. Aje kutumenera ibanga ry'urukundo rwe ruzira iherezo n'iry'agahinda kadashira. Nimuceceke mutuze, bavandimwe banjye, maze mwituze ry'umutima wanyu. Isi ibibagirwe, mwigomwe igihe gito inyungu zigayitse zo ku isi. Mutege amatwi Nyagasani Yezu mu gihe cyose cy'isaha ntagatifu. Nimumurebe yakomeretse, ababara, avirirana, yahindutse wa muntu nk'uko yari ameze igihe abonekeye i Pareromoniyari. Uwamubereye inkoramutima n'intumwa ya mbere y'umutima we mutagatifu, kugira ngo asabe inshuti ze impongano n'inyiturano z'urukundo. Nyagasani Yezu mwiza, utwemerere mu ntangiriro y'isaha ntagatifu dusome igikomere cyo mu rubavu rwawe, tubigiranye urukundo rwinshi n'ibyishimo by'ijuru, maze igihe dusoma icyo gikomere, ureke tukwegurire umutima wacu wose washengukiye mu bumwe bw'umutima wawe wahagijwe agashinyaguro. Nimumubwire ibyo mushaka kumusaba by'umwihariko mu gihe cy'isaha ntagatifu. Twana twanjye, murashaka guha ubuhungiro umutima wanyu wuje urukundo n'ubudahemuka Imana yanyu ikurikiranwa buri gihe n'inkubi y'umuvumo w'icyaha. Ntimubona ko mu by'ukuri umubiri wanjye ari ubushwangi, nyamara sinsibe gukubitwa? Ntabwo mubona amarira mu maso yanjye, nyamara amahwa akarishye nubwo bwose atagaragara akomeje gutebera mu ruhanga rwanjye? Amaso yanyu ntabona intimba yenda kunyica n'ububabare bwanjye bukabije bwo mu busitani bw'Igetsimani? Ariko kandi ishavu n'agahinda bitavugwa bihora byuzuye kandi bisendereye umutima wanjye watereranwe. Ntabwo icyaha gituma ububabare bwanjye buhosha na gato. Ubugizi bwa nabi budendeje ku isi nk'umuvumba w'amazi, kugira ngo buhatsembe imbuto z'ubucungurwe bw'abantu bakesha amaraso yanjye, no kugira ngo borame burundu. Nyamara se niki nashoboye gukorera umuryango wanjye nkaba ntaragikoze? Ese umubiri wanjye, ubwenge bwanjye, umutima wanjye natanzeho igitambo cy'Ikaruvariyo n'igitambo cy'Ukaristiya, sibyo byanonosoye igikorwa cy'urukundo rwanjye? Nubwo nakoze ibyo byose, icyaha kiza nk'umuyaga wo mu muriro utazima, kikinjira mu mutimanama y'abantu kugira ngo kiyizimyemo ubuzima bw'urukundo, ari nabwo buzima bwanjye n'ikuzo ry'izina ryanjye. Mwebwe inshuti zanjye, munkingurire bidatinze, maze munkingurire ubuhungiro mu mitima yanyu nkunda cyane. Nimumpungishe ubukonje bw'ijoro n'umwijima w'icyaha gitwikiriye isi. Murambure amaboko yanyu
mu mpobere nk'abana bahobera se. Ntabwo nkomeretswa no kwibuka ibyabereye kera i Karuvariyo, ahubwo ibyaha bikomeye bikorwa buri munsi nibyo binkomeretsa, maze nk'imyambi itabarika bigahinguranya nta mpuhwe umutima wanjye watereranywe. Rwose umukiza wanyu ubabazwa kandi utotezwa buri gihe, nimumuhe ubuhungiro kubera urukundo n'urugwiro mufitiye mu mitima yanyu irangwa n'impuhwe n'imbabazi. Nyagasani Yezu, mwamuganje kuri aritari zose, ukaba n'umugenga w'imitima y'abantu, ngwino maze wimike ingoma yawe mu mitima yacu. Ntabwo uzaba muri twe umushyitsi w'umunsi umwe, ntabwo uzaba umunyamahanga cyangwa mukerarugendo wihitira, ahubwo uzatubera data n'umwami, utubere umucunguzi washize agahinda, na Nyagasani usingizwa ubudahwema. Ngwino maze niba akababaro uterwa n'ibicumuro byacu gakomeje kubaho, turusheho gushaka ubudahwema kuguha impongano y'ibicumuro byacu. Nyagasani Yezu uri mu isakamento ry'Ukarisitiya, ukingure ibohero ryawe, maze abamarayika bakikije tabernakuro yawe bifatanyije natwe, twebwe inshuti zidatenguha z'Ukarisitiya yawe ntagatifu, kugira ngo tukubwire tuti: mutima mutagatifu wa Yezu uzatubere umwami uganje. Mutima mutagatifu wa Yezu uzaba umwami iteka ryose. Naho ububasha bukomeye bwo mu muriro utazima bwashaka byanze bikunze koreka imitima y'abantu igihe cyose, mutima mutagatifu wa Yezu uzaba umwami iteka ryose. Naho intege nke za muntu zaroha imitima ya benshi mu manga igana mu nyenga itagira iherezo, mutima mutagatifu wa Yezu uzaba umwami iteka ryose. Naho uburakari bw'abanga amategeko yawe mbonezamutima atavuguruzwa kuko akomoka ku Mana, n'amahame yawe adakuka kuko ahoraho iteka, mutima mutagatifu wa Yezu uzaba umwami iteka ryose. Naho ubwenge bwayobye n'ubuhanga bw'abirasi bwahagurikira kurwanya no kuvanaho za aritari z'igitambo cyawe, mutima mutagatifu wa Yezu uzaba umwami iteka ryose. Naho abakristo benshi bakwishora mu byaha by'urukozasoni bashaka kumvira gusa itegeko rya kamere y'umutimanama wabo, mutima mutagatifu wa Yezu uzaba umwami iteka ryose. Naho kugambanira Kiliziya no kugambanira ukwemera kw'abashakanye n'uburezi bw'abana babo byakorwa amanywa n'ijoro, mutima mutagatifu wa Yezu uzaba umwami iteka ryose. Naho hashyirwaho amategeko arengera benshi bagerageza gutesha Imana agaciro, mutima mutagatifu wa Yezu uzaba umwami iteka ryose. Naho itangazamakuru ryakurwanya n'abigisha amategeko n'abanyamahanga bakagambanira ikuzo ryawe n'ingoma yawe mu bantu, mutima mutagatifu wa Yezu uzaba umwami iteka ryose. Nimusabe mushishikaye n'umutima wanyu wose kugira ngo ingoma y'umutima mutagatifu yogere hose. Kuki bakunzi banjye nimumbwire impamvu abana b'umwijima kenshi bagira amakenga n'ubutwari kurusha mwebwe abana b'ububabare bwanjye n'ab'urumuri? Muzitegereza abanzi banjye badahwema kunshyira mu bwigunge no kumpa akato muri tabenakuro ndetse no kunsenyeraho aritari zanjye. Ntibaruhuka na gato iyo bifuza kuvanaho itegeko ryanjye, kubangamira no gukuraho ubusaserdoti bwanjye no kuzimanganya nje ubwanjye
mu mitimanama no mu bitekerezo by'abantu. Mwebwe se mwabaye abanjye mwakoze iki? Ntabwo mwashoboye buri gihe kuba maso isaha imwe hamwe nanjye igihe nababaraga bikabije? Bishoboka bite? Mwebwe murisinzirira mugafata igitotsi mwituze no mu mahoro, muri hagati y'umukiza wanyu babara bikabije n'igitero cy'abanzi kije kumufata. Ese nibwo buryo mushobora kwerekana urukundo mufitiye ababyeyi, abavandimwe banyu n'inshuti? Ese ninjye gusa mutagira urukundo rushishoza kandi rwitanga? Mwansezeranyije kugira ubwitange, ineza n'ubuntu. Nemera kandi shyigikira ubushake bwanyu, ariko mu kanya gato ubutwari bwanyu buracogora maze muranyibagirwa. Nababariye kenshi ubwo burangare, maze namwe abanjye duhorana mukibera mwituze ntacyo mwitayeho, bikankomeretsa bikomeye. Ibitotsi bibabuza kugira icyo mwitaho, icyo mukora, n'ubwironde bwanyu nibyo bibica umutima. Nimukanguke, mureke kuba akazuyazi. Nimuhaguruke kuko umwanzi ari hafi, azanye n'ibitutsi byo gutuka Imana yanyu. Namwe abazaniye iminyururu y'ubucakara n'iy'urupfu. Nimwisunge iyi saha yanjye yo kwisubiraho nta buryarya. Umushumba wanyu agiye gukubitwa. Nimumutererane, mwebwe mwabaye intama ze zidahemuka, ahubwo nimukurikire gitwari, niba ngombwa mugirane Karuvariyo. Urukundo rwawe Nyagasani runsaba guhaguruka nkagendana nawe. Aho uzajya hose nzagusangayo, nzakubona rwose, maze nture mu rukundo rwawe. Ndashaka kwiturira mu rukundo rwawe. Nyagasani Yezu ndagukunda, n'iryari uzaza ngo twibanire mukunzi wanjye. O Mana yakubiswe ibiboko, ufite icyo utampaye. Nyagasani Yezu unyongerera imbaraga kandi kuwukurikira ntadohoka mu nshingano zubahiriza ineza yawe n'urukundo rwawe. Nashobora icyo utamfashije, naba ndi iki ntari kumwe nawe? Maze kubera ko namenye ko ndi ubusa kandi ko ntacyo nishoboreye, ndakwinginze ntunkureho ikiganza cyawe. Ntuzanyemerere na rimwe kujya kure ya tabernákulo yawe. Umbabarire kubera amakosa yanjye yagukomerekeje bikabije. Kenshi nagize ubugwari, ubimbabarire byose kandi ubyibagirwe. Kuko amaraso yawe wamennye n'urupfu rubi wapfuye, utabigiriye abamarayika bagusenga, ahubwo wabigiriye inyungu zanjye n'iza benshi bakazuyaze n'ibigwari batubahiriza urukundo rwawe, bakakwibagirwa kandi bakagushavuza. Nuko rero Nyagasani, muri iyi saha ntagatifu, igihe mvugurura ibyemezo by'umugambi wo kurushaho kugira umwete wo kuwukorera, unyemerere nongere nkubwire n'umutima wanjye wose. Niba narakwihakanye, ureke noneho ngukunde. Niba naragusebeje, ureke noneho ngusingize. Niba naragushavuje, ureke noneho ngukorere. Kuko kubaho tutari kumwe cyangwa gukora ntaguhesha ikuzo kandi ntitanga
kugira ngo ingoma y'umutima wawe yimikwe bidatinze. Nyagasani Yezu ari ugupfa. Nimumubwire kandi mwicuze ko mwabaye akazuyaze, maze mumusabe kugira ikinyotera no kutarambirwa. Mwebwe bayoboke banjye, ese muri bangahe muri maso hamwe nanjye mu gihe cy'isaha ntagatifu? Ni ukuri mufite urukundo rwinshi kandi ruzira uburyarya, ariko inyanja y'ibicumuro n'ubugome byicishije umutima wanjye agahinda n'ishavu nibyo birushijeho kuba byinshi. Mbega ngo ndabona muri aka kanya ingenga y'ibyaha n'ukuntu abantu bahungabanye mu bwenge no mu mutima. Bimeze nko mu muriro utazima mu birori bihakinira ibinezaneza gusa imyanya y'umubiri, bagakomera amashyi imikino yo kunkubitisha bundi bushya. Iyaba mwari muzi ukuntu umutima wanjye ukomeretswa n'amakosa akorwa n'iterambere rigezweho. Mu minsi mikuru myinshi ihimbazwa kubera njye, umubyeyi wanyu n'umukiza wanyu, imbera urukiko na Karuvariyo ntigira umubare. Ni mwebwe mwenyine abana b'impongano mushobora kureba ububabare bwanjye budashira kuri uyu musaraba namanitsweho n'abanjye. Uko mbibona haracyariho imijyi minini y'abirasi imeze nka Ninivi n'iy'abanyangeso mbi b'inkozi z'ibibi nk'iy'ab'i Babiloni, aho inyigisho zanjye zifatwa nk'agakabyo badashobora kwihanganira. Nimutege amatwi maze mwumve urusaku rwumvikanira muri iri joro mu makoraniro menshi, mu byumba, mu ruriro, mu rubyiniro, mu rukiniro no mu bitaramo, aho rwisukiranya rutuka kandi rutesha agaciro ubutungane bw'inkuru nziza yanjye, ubuziranenge bw'Ukaristiya ntagatifu. Mwebwe nibura mumpumurize, mushobora kumva ishavu n'agahinda mfite, nimusige amavuta mu bikomere byanjye. Mucecekeshe ayo majwi y'urusaku rwa Sekibi, muvuga amasengesho, mushishikaye, mutanga n'impongano z'ibyaha. Mwigisha dukunda cyane, ntutinde gukubitisha inkuba abanyabyago batabarika, babaho ubuzima bwabo bwose mu byishimo by'amafuti, barishoye umunezero w'iby'isi bishira bwangu. Ureke kubakubitisha inkuba y'ibishashi by'umuriro w'ubutabera bw'Imana, ahubwo inkuba y'umuriro w'urukundo rwawe nyampuhwe, rusukura, rugatanga imbabazi n'agakiza. Kubera abanyabyago bapfusha ubusa ubusore n'ubukumi bwabo, ndetse n'umutungo wabo, biberaho gusa mu binezaneza n'umunezero by'umubiri. Yezu wanjye gira impuhwe n'imbabazi. Kubera abashakira inyungu mu byaha bikorwa ku mugaragaro, ibinyuranyije n'imico y'abantu n'ibiciye ukubiri n'umutimanama wabo. Yezu wanjye gira impuhwe n'imbabazi. Kubera abararura abandi, bakikungahaza bayobora imitima y'abantu mu nzira z'ubucibwe buzahoraho iteka, bakoresheje itangazamakuru n'ibitabo bibi. Yezu wanjye gira impuhwe n'imbabazi. Kubera abakora umwuga wo gukarishya ingeso mbi, bakoresha imikino itoza ingeso mbi mu ruhame, indirimbo zitagira isoni kandi zibeshya zisebya umwuga. Yezu wanjye gira impuhwe n'imbabazi. Kubera abanyantege nke benshi basuzugura amategeko yawe n'umutimanama wabo, bakagira uruhare rwo gutanga urugero rubi, basesagura, bambara nabi binyuranyije n'imico mbonezamutima, kandi bakina imikino y'urukozasoni. Yezu wanjye gira impuhwe n'imbabazi. Kubera umubare munini w'abagoreka umutimanama wabo n'inyigisho z'ubukristu, ntibabone ububi bwo kwigomeka ku mategeko yawe. Yezu wanjye gira impuhwe n'imbabazi. Nyagasani Yezu,
kubera bagombaga kukurinda ishavu uterwa n'ibitutsi, maze ntibakurengere ngo bakurwanire ishyaka nta bwoba, banga kwiteranya na rubanda. Yezu wanjye gira impuhwe n'imbabazi. Duhongerere amakosa yakozwe ku isi yose ku mugaragaro, mu ruhame akababaza Nyagasani. Umuryango wanjye, we murage w'umutima wanjye, nagutwaye iki? Icyo nakubabajeho ni ikihe? Ngaho nsubiza. Aho ndi mu isakamento ry'Ukaristiya, ndakwitegereza ijoro n'umunsi. Umuryango wa Isiraheli nkunda cyane, we bushyo bwanjye, wandahiriye ko igihe cyose utazampemukira. Koko rero, guhera hano kuri aritari nkurikiraho hafi abo nakunze urukundo rwihariye, abo natumiye mu isangira ry'urukundo rwanjye n'iry'ikuzo ryanjye. Nyamara ni bangahe ndetse mu bayoboke banjye b'indahemuka batuma nsesa amarira nk'uko kera naririye igihugu cyanjye i Yeruzalemu kubera ubuhemu bwacyo. Ni bangahe ejo bari inshuti magara y'umutima mutagatifu wanjye, none uyu munsi bakaba bampemukira? Ni bangahe bapfusha ubusa ingabire nabahaye, ubwamamare bwabo, ubukungu bw'umutungo bafite nabahaye, kugira ngo mbafashe gukora neza no kuba intungane? Bose bari baragenewe imyanya y'ibikomangoma mu bwami bwanjye bwo mu ijuru. Amakamba bamburwa kubera ubuhemu bwabo azambikwa abanyabyaha benshi bicuza, barumvise umutima wanjye ubahamagara igihe cy'ububabare bukabije. Kugira ngo nibagirwe akababaro natewe n'ubwo bugome, noroshye inkongoro y'ububabare natewe n'ubuhemu bw'abantu, nasabye umuja wanjye Marigarita Mariya kuba iruhande rwanjye mu gihe cy'isaha ntagatifu, aho amarira narize igihe ubushyo bwanjye buntereranye n'abana banjye bagahunga, ahinduka akabera abanyabyaha amarira y'imigisha n'ay'urukundo. Mfite inyota yo guhozwa no guhumurizwa. Nibura mwebwe musenga, nimutakambe hamwe n'abasaserdoti muri mu kirongozi imbere ya alitari, maze musabire abana bahemutse bo mu muryango wanjye bwite. Tuguhereje Kiliziya n'abashumba bayiragira, n'abakristu bose bayirimo, ngubagira abanyamutima, turakwiyeguriye. Mutima wa Yesu mutagatifu, turakwiyeguriye. Mutima mutagatifu wa Yesu. Nyagasani Yezu umukiza w'abantu, rebana urugwiro n'impuhwe abana bawe bahurijwe hamwe n'ukwemera no gutanga impongano z'ibyaha no gukundana, bakaba bazanywe no kwicuza, bakwinginga ngo ubagirire imbabazi, uzigirire n'abavandimwe babo b'abanyabyaha. Ugirire amasezerano rusange tugiye gukorera mu ruhame, maze wemere dushimishe umutima mutagatifu wawe, twebwe ubwacu utugirire impuhwe n'imbabazi, ubabarire isi y'abantu b'abanyabyago n'abanyabyaha n'abataragize amahirwe yo kugukunda. Mu gihe kizaza rwose turabigusezeranije
kubera ko abantu bakwibagiwe kandi bakaguhemukira. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ko bagutereranye ukigunga muri tabernákulo ntagatifu. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ibicumuro by'abanyabyaha. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera urwango rw'abagome n'abagiranabi. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ibitutsi bibi byaguhindanyije. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ko wasuzuguwe ugatukwa kandi uri Imana. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ibyaha by'abangije isakaramento ryawe ry'urukundo. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera bakwiraseho bakagusuzugura kandi ukwiye gusengwa. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera bakugambaniye kandi ukwiye gusengwa. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera umubare munini w'abana bawe bakonje. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera agasuzuguro bagirira intambwe utera uzabasanga wuje urukundo. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ubuhemu ugirirwa n'abibwira ko ari inshuti zawe. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera two twanangiye imitima yacu ntitwakire ingabire zawe. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ko natwe ubwacu twaguhemukiye. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera kunangira imitima yacu nta mpamvu. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ko twakererewe cyane kugukunda. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ko twagize ubutwari n'ubunebwe bwo gusohoza ubutumwa butagatifu waduhaye. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera agahinda gakabije uterwa no gutakaza imitima y'abantu. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ko tugutinze igihe kirekire utegereje ko tugukingurira imitima yacu. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera bakunywesha ibinyobwa bisharira. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera imiruho wagize kubera urukundo. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera amarira wanze kubera urukundo. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera amarira warize kubera urukundo. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ubucakara bw'imbohe wemeye kubera urukundo. tuzaguhoza nyagasani yezu, kubera ububabare wagize uzira urukundo rwawe. tuzaguhoza nyagasani yezu, nyagasani yezu umukiza w'abantu, wowe waretse umutima wawe ukaganya ugira uti nashatse abampoza n'abampumuriza maze ndababura. wakire uruhare rwacu rw'ibihozo n'ihumure byacu, nubwo bwose bidahagije udutere inkunga ikomeye y'ingabire yawe, kugira ngo igihe nikigera cyo kurushaho kwirinda ibyashobora kukubabaza byose, twerekane muri byose n'ahantu hose ko turi abana bawe b'indahemuka kandi barangwa n'ubwitange. tubigusabye twisunze umutima mutagatifu wawe, wowe ubana n'Imana Data mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. dusabire imbabazi abahemu bakabije kuba benshi. Kristu wadukunze ukemera kudupfira, duhe imbabazi c'inkoni zamba. Nyagasani turakwinginze twiyoroheje, kuko tuzi ko twagucumuyeho kenshi. Nyagasani reba intege nke zacu, witaye ku byaha byacu ninde warokoka. Tubabarire, tubabarire, tubabarire.
mwebwe muhongerera ibyaha by'abantu, muzi ko abo naje gucungura ari bo nyirizina badahwema kumbamba ku musaraba. Rwose mu by'ukuri ni benshi, ibihangange byo muri iki gihe turimo, abahanga n'abanyabwenge, abanyacyubahiro bihinduye impumyi, maze kubera imyitwarire yabo bagasubira mu ijambo ry'abandegeraga Pilato bamubwira bati, uyu munyanazareti iyo ataba umugiranabi ntituba twamukuzaniye. Imbaga y'abantu batagira rutangira mu bwenge no mu mitima nibo basubiza muri icyo gitutsi gisebya Imana. Hari abatinyuka kuncira urubanza banyita kiburabwenge, maze bakamfata nk'igiseswa mu bantu. Kubera ko bamfata nk'umugiranabi, banteza rubanda rukankwena, kugira ngo barengere inyungu z'igihugu. Kubera gufatwa nk'umugiranabi, bangabiza ibinyamakuru bikankubita ibiboko. Abo bategetsi n'abo bashinga amategeko kimwe na Pilato barakaraba bakigira bere, maze bagakoresha nabi uburenganzira bwabo, bakangira igicibwa kandi bakambamba ku musaraba bitwaje ingirwamategeko. Bana banjye, dore igicumuro gikomeye cyabo muri iki gihe turimo, ni igicumuro cyo kuntuka bashingiye ku bwenge no ku burenganzira bwabo, bakangira igicibwa bitwaje ko mbangamira icyubahiro cy'igihugu n'itegeko cyabyo. Murabona ko mu maso ya benshi nkomeje kuba umunyorogoto aho kuba umuntu, wa munyorogoto bakandagirira hasi atari umuntu. Mwebwe nshuti zidahemuka, nimunkomere mu mashyi kugira ngo mucecekeshe urusaku rw'imbaga y'abantu birata, bubahuka intebe yanjye y'ubwami, kandi bashaka no gukorera ubufindo ku gishura cyanjye cy'ubwami. Mwebwe rero nimunkomere mu mashyi, mundate kandi munsingizanye urukundo. Mwigisha utuza kandi woroshya, ngwino hano mu bana bawe wakira ikamba baguhereje. Igihe abantu bavuye mu mukungugu bashaka kurikwambura biyita ibihangange, kubera ko kwicisha bugufi no kwiyoroshya ukigira umuntu byatumye bibwira ko bakuruta. Ngwino uganze muri iri koraniro ry'abavandimwe bagusenga bashishikaye. Ntuzimanganye ibikomere by'ibiganza byawe n'iby'ibirenge byawe. Ntutamirize imitako ku mutwe wawe, ntutamirize umuhenda w'amaraso yawe, cyane cyane ntupfuke, ahubwo urangaze igikomere cyo mu rubavu rwawe. Bityo rero mwami wavuye amaraso, ukambara uwo muhenda w'urukundo n'icyo gishura cy'agashinyaguro utihinduye ukundi, Nyagasani Yezu, ahubwo ukazaguma kuba uko wari umeze mu ijoro riteye ubwoba ryo kuwa Kane Mutagatifu. Wigaragarize amaso y'ukwemera kwacu, uzuhabwe ibisingizo by'abagutaramiye kubera ikuzo ry'umutima wa Yezu umwami wabo. harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. Abami n'abategetsi bazashobora kwica no kuvanaho amategeko yawe, ariko igihe bazavira ku ngoma bakamanukira ikuzimu bakibagirana, twebwe abayoboke bawe tuzakomeza kukurata no kugusingiza tuvuga tuti, harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. Abashinga amategeko bazavuga ko bafite inshingano zo kuyisimbuza amajyambere, igihe bazazimirira ikuzimu bakibagirana,
twebwe abagusenga tuzakomeza kukurata no kugusingiza tuvuga tuti harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. abirasi, abakungahajwe n'ubuhemu, abatwawe n'iby'isi bagashobora kuvanaho inyigisho zawe mbonezamutima, bavuga ko zarengeje igihe kandi ko inshingano zawe zibangamira ubwigenge bw'umutimanama, ariko igihe bazaba bari mu mwijima w'ikuzimu baribagiranye, twebwe abana bawe tuzakomeza kurata no kugusingiza tuvuga tuti harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. abafite inyota y'icyubahiro n'ikuzo, bafite n'inzara y'ubukungu, bakagurisha ubuhangange n'ubwigenge buyoyoka, bazatsitara ku ibuye rya Karuvariyo n'irya kiliziya yawe, igihe bazaba bamanukira ikuzimu kandi baribagiranye, twebwe intumwa zawe tuzakomeza kukurata no kugusingiza tuvuga tuti harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. abamamaza amajyambere y'ubutunzi bw'ibintu by'isi bakajya kure y'Imana kandi bacukubira n'inkuru nziza, umunsi umwe bazapfa bazize inyigisho z'ubuyobe, igihe bazaba barazimiriye ikuzimu baribagiranye, bavumwa n'abana babo bwite, twebwe abaguhumuriza tuzakomeza kukurata no kugusingiza tuvuga tuti harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. abafarisayo b'indyarya, abirasi, abanyabyaha bazaba barasaziye mu mwiteguro wo gusenya kiliziya yawe, igihe bazaba baratakaye barindagira ikuzimu baribagiranye burundu, ariko twebwe abo wacunguye tuzakomeza kukurata no kugusingiza tuvuga tuti harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. umutima wa Yezu urakabaho rwose, urakabaho. naho igihe Sekibi umumarayika w'umwijima azikingirana akigunga mu nyenga aboshye ubuziraherezo, twebwe inshuti zawe tuzakomeza kukurata ubuziraherezo tuvuga tuti harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. arakabaho. aganze mu mitsindo y'isakaramento by'ukarisitiya ye n'uwa kiliziya ye, harakabaho ubuziraherezo umutima mutagatifu wawe. narabakunze ndenze urugero, ngera i Karuvariyo, ngeze mu mpinga y'uwo musozi naracecetse, ndumvira maze ndamburira amaboko ku musaraba. kuva icyo gihe nongera kubambwa mu isakaramento ry'ukarisitiya, aho abandi bishe banyigabiza bangiza iryo sakaramento. ese niba mu by'ukuri batemera ko mba ndi muzima mu isakaramento ritagatifu ry'ukarisitiya, kuki bashavuza uwo mugati uba wahindutse umubiri wanjye? ariko niba abo banyabyago bemera ko mu by'ukuri mba ndi muri tabenakuro, kuki bacumura batuka Imana y'urukundo n'imbabazi iba kuri aritari ntagatifu? ese koko ni kuki? kubera ibiceri by'amafaranga adafite agaciro ba Yuda bahazwa? ni benshi bakagambanira bansoma kugira ngo mfatwe n'abanzi n'abishi banjye. mu macumbi aho bangambanira mu ibanga, bansogosa ibyuma byica Imana, banga ko mu by'ukuri ntura mu isakaramento ry'ukarisitiya. amarira yanjye yasize ibimenyetso by'akababaro kanjye mu mayira y'aho ibihumbi by'abatuka Imana batabarika bankandagiriye kuva kwa kane mutagatifu. abangizi batutse tabenakuro yanjye barayisenya kugira ngo isakaramento ry'ukarisitiya rikongoke. nyamara umutima wanjye washatse kuguma mu isakaramento ry'ukarisitiya kugira ngo ukongeze ku isi umuriro w'urukundo rucungura abantu. ni kangahe abo babisha bashatse gutwara ibikombe
by'ububiko by'ukarisitiya mba ndimo gikozwe muri zahabu, maze bagasenya iryo bohero mbamo kubera urukundo, bakanjugunya mu mukungugu aho ntabonye n'ibuye ryabugenewe, kugira ngo ndiryamisheho umutwe wanjye wakomeretse. Kuba nararebye ako kaga gateye ubwoba igihe nari i Getsimani byakomerekeje cyane umutima wanjye. Mwebwe abahisi n'abagenzi, nimwitegereze maze murebe niba hari ububabare buhwanye n'ububabare bwanjye. Dushishikare dutange impongano z'urukundo kubera ibyaha bikomeye byakomerekeje Imana yigize imbohe kuri aritari. Tuyisabe imbabazi z'ibyaha byacu byababaje Yezu. Tumusingize mu kigwi cy'amwirengagiza n'abatamuzi. Uri hano Yezu mukiza wacu, mukiza wacu, abaguha kwawo nibo bagiriye rwose. Imana nisingizwe, bihabwe ikuzo mu bushorishori bw'ijuru. Yezu uri mu isakaramentu ry'ukarisitiya uratwe, usingizwe kandi ukundwe. Ni koko birakwiye ko uhabwa ikuzo mu bwiyoroshye ugira, ugatura mu isakaramentu ry'ukarisitiya, isakaramentu ry'urukundo rwawe. Abamarayika nibaririmba ibisingizo muri taberenakuro no mu ihirwe n'umunezero bya paradizo. Yezu uri mu karisitiya, Yezu uri mu isakaramentu ry'ukarisitiya, ibiremwa byo mu ijuru n'ibyo munsi, ibyo mu nyanja, ibyo mu mpinga z'imisozi miremire n'ibyo mu butita, ibihingwa byo mu mirima n'indabyo, ibiremwa byose nibisobeke amajwi maze biririmba ibisingizo by'ikuzo ryawe. Nyagasani Yezu utuza kandi woroshya, wowe wigize imbohe kuri aritari, inyoni zo mu kirere n'imiyaga ihuha n'ibigusingize, umuvumba n'imihengeri yo mu nyanja, yo mu mazi n'iyo mu mitima wa muntu iririmba ibisingizo by'ikuzo ryawe. Nyagasani Yezu uri mu isakaramentu ry'ukarisitiya, uhabwe ikuzo n'ibisingizo mu bushorishori bw'ijuru, uratwe kandi ukundwe mu bwiyoroshye bw'isakaramentu ry'ukarisitiya. Nimumve iruhande bana batunesheje, mutumvise amaganya y'ububabare bwanjye bushobora kumenywa gusa namwe. Mwabaye inshuti zanjye magara kandi mufite umutima udahemuka. Gusenya taberenakuro sibyo bigize icyaha gikomeye cyonyine gicumura ku rukundo rwanjye no ku bwami bwanjye, ahubwo hari n'itaberenakuro irushijeho kungirira akamaro, nyamara ikaba yihakana nkana umukiza wayo. Iyo taberenakuro ni umutima wa muntu. Nyamara se sinayikunze bikarenza urugero. Hari abakristo benshi bahumanya iyo taberenakuro y'umutima wabo, bayirogesha urukundo rw'abatemera. Uwo mutima wagombye kumbera inkongoro y'ibihozo n'ihumure ryose. Aritari ikambera ahantu urukundo rwa gikristo kandi ruzira inenge rwategetswe n'inkuru nziza yanjye, rutwikirwa nk'igitambo cy'umubavu uhumura neza. Nasutse amarira muri iyo nkongoro kugira ngo nyisukure. Nasutsemo amarira yanjye yose kugira ngo igire imbaraga. Nayicanyemo ikibatsi cy'umuriro ugurumana w'urukundo rw'umutima wanjye kugira ngo icubye irari ritagira rutangira ryo gukunda no gukundwa.
mvuga ko iyo ngabire ihebuje idahagije. Dore umutima w'umuntu uriruka inyuma y'ibiremwa byonyine, ukantererana, ukanyibagirwa kubera umunezero w'ibyishimo bitari urukundo. Ntibitange amahoro cyangwa ubugingo nk'uko ubyibwira. Niyo mpamvu hari abanyabyago benshi bagira umutima uhagaze, bakagira inzara idashira, iboshya kwishora mu bikorwa by'urukozasoni. Mwebwe rero mukeneye cyane gukunda, nimuze nimunsange. Ndi umwami w'urukundo ukomeje kwizigamira ikamba ry'amahwa, naho mwebwe akabatura indabyo z'ibyishimo nyakuri. Nimuze mbamare inyota, mwebwe mufite inyota igurumana yo kurushaho gukundwa. Nimunsange, kuko umutima wanjye ari isoko y'amazi adudubiza akageza mu bugingo bw'iteka. Nimunsange, ariko namwe mumpe inyiturano y'umutima wanyu. Nyagasani Yezu uri mu isakaramentu ry'Ukarisitiya, udufiteho uburenganzira busesuye, twebwe twakubereye inshuti zihongerera ibyaha. Udutegeke nk'umwigisha wisaba, ntiwinginge nk'umusabirizi, ahubwo ukoresha ubutegetsi bukwiye gukundwa, maze wakire ibyacu, kuko byose ari ibyawe bwite. Niba imitima yacu ifite ubukene, uzayikungahaza. Tuyiguturiye mu mutima utagira inenge w'umubyeyi wawe Bikira Mariya, no mu biganza by'umuja wawe Margarita Mariya, kandi turakwinginga twifatanyije nabo n'ituro ryacu, kugira ngo wimike bidatinze ingoma y'umutima mutagatifu wawe. Ntutererane iyo mitima yacu yagowe, kuko yigeze kwandura igahindana, waratubabariye kandi ntiwicuza impuhwe zawe. Kiliziya itotezwa hamwe n'umushumba wayo, imiryango yacu, abanyabyaha, imitima y'intungane, imitima iri mu isukuriro, twese dutegereje nta shiti ko ububasha bwawe bushobora byose budusesekazaho ingabire zawe wasezeranije abagusenga mu gihe cy'isaha ntagatifu, kubera isoko y'ibihozo n'ihumure byawe Nyagasani, kandi ikabera abantu bose isoko y'ibitangaza by'impuhwe ubagirira. Natwe twibuke, twebwe twaje kuguhoza no kuguhumuriza mu ibanga ry'ububabare bukabije, nk'uko kera umumarayika w'Igetsemani yabigize. Udushyire mu biganza byawe, maze wite ku nyungu zacu, udukize umuruho, udukomereze amizero, kandi twite ku buzima no ku mibereho yacu yose, dushyize mu gikomere gitagatifu wakomerekejwe mu rubavu rwawe n'umusirikare. None rero Nyagasani, wumva isengesho tuvuga tugusezeraho. Mutima wa Yezu wahagijwe agashinyaguro, dushyize mu biganza byawe ibigeragezo byose duhura nabyo. Mutima wa Yezu ukwiye gukundwa, aba babyeyi b'abagore bashyize mu biganza byawe abagabo n'abana babo, ishema ry'urugo rwabo n'ikuzo ry'umuryango wabo. Mutima wa Yezu ukunda abantu, aba bagizwe ibicibwa, bashyize mu biganza byawe imibereho yawe y'ejo hazaza, kimwe n'ibyo bashidikanyaho byose. Mutima wa Yezu utuza kandi woroshya, aba bana babaye ibirara, bashyize mu biganza byawe intege nke zabo no kwicuza gushyitse kwabo. Mutima wa Yezu ugwa neza kandi ukagira urugwiro, inshuti zawe zishyize mu biganza byawe amahoro n'umukiro by'imiryango yabo.
mutima wa yezu ugira impuhwe n'ibambe abafite umutima wahungabanye bashyize mu biganza byawe ibanga ry'ukuri n'umutimanama wabo. mutima wa yezu tuza kandi woroshya abangaba bagusenga bashyize mu biganza byawe imigambi n'amasezerano yabo kugira ngo urukundo rwawe rutsinde kandi ruganze mu isakaramento ritagatifu ry'ukarisitiya. mutima wa yezu uri mu isakaramento ry'ukarisitiya abantu bose bugarijwe n'urupfu bafite ubuhungiro aho icumu ryaduhishuriye isoko y'ubuzima uhatugumishe ubuziraherezo. ngwino nyagasani yezu utubere inshuti mu makuba akomeye no mu gahinda kenshi tugira hano ku isi. ngwino nyagasani yezu utubere umuvandimwe mu byishimo bizira inenge by'urukundo rwa gikirisitu. ngwino nyagasani yezu utubere umwami mu bishuko no mu bidutera ubwoba haba umuntu ukwe no muri rusange, maze aho uganje ku ntebe y'ubwami mu isakaramento ry'ukarisitiya ucubye umuhengeri wamurure umwijima mu ijuru ryacu, hakirane izuba ry'amahoro urukundo n'urugwiro by'umutima wawe ushobora byose kubera urukundo. twese hamwe rero dufatanye duture isengesho ryacu risoza. nyagasani yezu mukiza tuza kandi woroshya uduhungishirize mu gikomere cyawe cyo mu rubavu habaye isoko y'urukundo nyakuri, niho tuzaba mu mahoro n'umutekano. duhisemo gutura mu mutima wawe twizeye twiringiye rwose uzatubera imbaraga ku rugamba, inkingi twegamira igihe dufite intege nke, umuyobozi wacu n'urumuri rwacu mu mwijima, impongano y'amakosa yacu yose, ubutungane bw'ibyifuzo byacu n'ubw'ibikorwa byacu. turashaka gukora twisunze no kugutura ibikorwa byacu kugira ngo buri gihe tukubere umwiteguro wo guhabwa isakaramento ryawe ry'urukundo, kugira ngo tweshe ikuzo muri kamere yawe y'igitambo, nanone muri iryo banga ry'ukwemera tuje kwitangaho igitambo tumeze nka za hositiya, wowe ubwawe umusaserdoti atangaho igitambo kuri aritari y'umutima mutagatifu wawe. ariko nyagasani yezu kubera ko turi abanyabyaha turakwinginze kugira ngo udusukure maze udutwikishe umuriro ugurumana w'umutima mutagatifu wawe nk'igitambo gitwikwa kitagira inenge cy'urukundo n'ineza, kugira ngo turonke ubuzima bushya kandi dushobore kuvugisha ukuri rwose tugira tuti ntacyo tugira cyacu bwite, twaba turi bazima cyangwa tumaze gupfa. yezu tubereye byose, twese uko turi turashaka kwiyegurira burundu n'igihe cyose mu mutima we mutagatifu, ingoma yawe yogere hose. dushyire hamwe dusabire abenda gupfa n'abanyabyaha. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. amen. ndakuramutsa mariya wuje muhorana n'imana, wahebuje abagore bose umugisha, na yezu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. amen. dusabe umutsindo w'umutima mutagatifu wa yezu ku isi yose, cyane cyane mu guhazwa buri munsi, mu kubahiriza isaha ntagatifu no mu kwimika ingoma y'umutima mutagatifu wa yezu mu miryango no mu ngo z'abashakanye. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya
ahubwo dukize icyago. amen. dusabe kugira ngo buri muntu muri twe mu bagize iri koraniro abone icyo akeneye ku giti cye. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. amen. ndakuramutsa mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. amen. dusabire igihugu cyacu n'ibindi bihugu biri mu kaga, biri mu ntambara, kugira ngo tugire amahoro. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. amen. ndakuramutsa mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. amen. mutima mutagatifu wa Yezu, ingoma yawe yogere hose, 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 mutima mutagatifu wa Yezu, ingoma yawe yogere hose. mutagira inenge wa Bikira Mariya, udusabire, mutagira inenge wa Bikira Mariya, udusabire, mutagira inenge wa Bikira Mariya, udusabire, Yosefu mutagatifu, udusabire, Margarita Mariya mutagatifu, udusabire. nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. amen. umujyanama wa Kristo. dushimiye Imana.